bakunzi bahoraho live twongeye kubasuhuza tugiye kubaganira uyu munsi kuri product nziza ikaba umuti ukomeye cyane ku bantu bafite ibibazo bitandukanye cyane ibibazo bya cancer ni imwe mu ndwara zizahaza abantu benshi kandi ni imwe mu ndwara zigenda ziyongera mu isi ya none no mu gihe kizaza bitewe n'imihindagurikire y'ikirere bitewe n'ibibazo by'ubuzima bitandukanye bityo rero cancer akaba ari ikibazo ubundi gitinywa cyangwa se n'indwara itinywa n'abantu benshi ni uburwayi bubi ni uburwayi bubabaza ni uburwayi bugoye kuvura ariko uyu munsi uko ubushakashatsi bugenda bwiyongera nuko inganda ku isi zitandukanye zigenda zishaka ibisubizo ku bibazo by'amakanseri atandukanye ni naho uyu munsi uruganda cyangwa se ikigo mpuzamahanga gikora ibijyanye n'imiti yewe n'ibijyanye n'inyunganiramirire cyitwa Greenwood International cyashyize hanze ku isoko umuti ukomeye cyane w'ingenzi ukaba n'inyunganiramirire ikomeye mu kurwanya amakanseri bawita ginseng plus capsule LH1 LH2 ni ubwoko bwa product zigezweho nziza cyane ikaba inyunganiramirire ikomoka ku bimera naturel cyangwa se ku bimera mwimerere bifasha umubiri guhangana cyane n'uburwayi bwa cancer dore yuko mu bushobozi bwayo ifite ubushobozi bwo kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri ikaba ubundi imenyerewe mu buvuzi burenze bumaze imyaka irenga 5000 mu buvuzi bw'abashinwa ikaba yarakoreshwaga nk'umuti ukomeye mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri mu kongera imbaraga z'umubiri yewe no mu kurinda amakanseri rero bimwe mu biyiranga niko mu bushobozi bwayo ikomoka ku bimera biri naturel aho uzayisanga hose ginseng yaba ari ginseng americain yaba ari ginseng chinois cyangwa se ginseng aho yabikomoka hose mu bushobozi bwayo ifite akamaro gakomeye ko kuba umuti mwimerere mu kurwanya amakanseri yewe ikagira ubushobozi mwimerere bukomeye mu kongera abasirikare b'umubiri ibyo bita globule blanc abasirikare baboneka kenshi mu maraso globule blanc cyangwa white blood cell leukocyte ikagira kandi umumaro ukomeye mu kuzamura ubushobozi bw'umubiri mu guhangana n'indwara z'ibibyimba n'amakanseri dore yuko ubwayo ifite n'ubushobozi bwo kuba wayifatana n'indi imiti yo kwa muganga ivura amakanseri byo bita chemotherapy cyangwa se radiotherapy bigatanga umusaruro ukomeye cyane bigatanga akamaro gakomeye ku mubiri bityo bigafasha umubiri gukira vuba bigafasha umubiri kutazahazwa n'uburwayi bwa cancer yewe bigafasha umubiri kuzamura ubudahangarwa bwawo bikawufasha kwirinda kuzahara yewe no kubabara cyane cyangwa se kurwara ugaherayo bityo bigatuma ugira kumera neza bigatuma ukira vuba tuvuga ifite ibisebe ifite ibibyimba iyo wabazwe bituma ukira vuba ndetse kandi igatanga imbaraga ku mubiri bigatuma umubiri wawe wongera kugarukana imbaraga wongera kugarukana ubushobozi muzasanga abantu bafite indwara za kanseri zitandukanye kandi zose uko ziri nta nimwe yakanibaho nta nimwe yoroshye ibaho ku mubiri w'umuntu kanseri ni imwe mu ndwara zihangayikishije abantu benshi kandi zibabaza cyane dukunze kuzibona mu ngeri z'abantu bose ku bana ku bantu bakuru yewe kugeza ku bantu bashaje ku bagore ku bagabo ku basore ku nkumi nta muntu udashobora kurwara kanseri rero ni byiza kuyirinda kuruta kuyivuza kuko ubwayo kuyivuza biba bigoye dore ko kanseri ijya kumenyekana ko ari kanseri akenshi yamaze kuba ikibazo gikomeye ku buryo kuyivura biri bugorane niyo mpamvu ari byiza ubundi akenshi kwisuzumisha gukora general check up nibura buri gihe utarengeje umwaka nibura buri mezi 6 ugakora general check up ni byiza ku bagore gukora general check up bakareba amabere bagakora mammography nawe ubwaho ukagerageza kwisuzuma kumva niba nta tubyimba turimo kumva niba hataza milk discharge utagira amashereka kandi utonsa ukareba niba ritakubabaza ritari flaccid cyangwa ukundi kuntu ritarimo damp ukareba ariko ukagerageza nibura rimwe buri mwaka rimwe se mu mezi 6 unabishoboye rimwe mu mezi 3 gukora general check up bakareba uko umubiri wawe uhagaze n'abagabo ni byiza gukora general check up cyane bagasuzuma nka prostate ku bagabo barengeje imyaka 45 50 ni byiza gutangira kwisuzumisha prostate dore ko nayo byoroshye ko yarwara ariko muri rusange dukeneye twese gukora general check up mu buryo bwo gusuzuma umubiri wose cyane ubuhumekero umutima impyiko umwijima n'izindi nyama ziri vital cyangwa se ukareba umuvuduko w'amaraso wawe ukomeze ukareba niba nta diabete glycemia yawe n'ibisukari yawe biri ku kigero cyiza ibyo ni ibintu by'ingenzi tuba dukeneye kugira ngo nanone tumenye ese duhagaze gute kugira ngo umubiri wacu dushobore kurinda indwara zitandukanye zirimo n'izo ndwara z'amakanseri
amakanseri rero atandukanye ahitana abantu benshi: kanseri zo mu nzira y'ubuhumekero, kanseri zo mu bwonko, kanseri y'imyanya ndangagitsina, za nyababyeyi, inkondo y'umura, prostate ku bagabo n'izindi zitandukanye, kanseri z'ibihaha n'izindi. Rero kugira ngo umubiri wacu ubashe guhangana n'uburwayi butandukanye bwa kanseri, kugira ngo umubiri wacu ubashe kumera neza, kugira ngo dushobore kubaho neza, ni byiza ko dushobora gukoresha product nziza nka ginseng. Iyi ni product ikenewe ku bantu bose, by'umwihariko ikenewe ku bantu bakeneye kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wabo. Ubundi ushobora kubanza ukibaza ngo ese ubudahangarwa ni iki? Ubudahangarwa ni uburyo umubiri wacu ukoresha wirinda, ni uburyo umubiri wacu ukoresha ubaho, urinda ko warwara, urinda ko hari icyawangiza, urinda ko wahura n'ibibazo biwuhungabanya. Umubiri rero ufite defense, ufite ubudahangarwa. Ni nk'uko igihugu gishobora kugira abasirikare, gishobora kugira uburinzi, n'umubiri wacu ugomba kugira uburinzi burinda ko ibintu biturutse hanze biwinjiramo bikaba byawutera indwara. Hanze haturuka microbe, hanze haturuka virus, hanze haturuka bagiteri zitandukanye zishobora kwinjira mu mubiri wacu. Urugero, ushobora kwinjiramo coronavirus, ariko akenshi mubona ko abantu banayikira, mu by'ukuri nta muti nta n'urukingo nyakuri wahita uvuga ngo urahita ruyikiza 100%, ariko barakira, bakanakira rimwe na rimwe nta n'imiti bafashe. Bituruka ku budahangarwa bw'umubiri. Yego, birumvikana no gufata urukingo ni uburyo bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ni uburyo bwo kongera immunity, ni uburyo bwo gufasha uwo mubiri kugira ubudahangarwa bufasha kumenya microbe yinjiye, kumenya virus yinjiyemo, kugira ngo umubiri ubashe kuhangana no gutsinda no kurwanya za microbe, za virus, za bacteria, kugira ngo umubiri ukomere. Imiti rero tuyifata cyangwa se nk'iginseng, nk'inyunganiramirire, ni kimwe mu by'umubiri usaba ukenera kugira ngo ubashe kubaka ubudahangarwa bwawo, umubiri ubashe kubaka système immunitaire ikomeye, defense ikomeye, ituma babasirikare bawo cyane cyane white blood cell, za leukocytes, babasirikare bo mu maraso bamenya za microbe bakazirwanya, bigatuma umubiri wacu ubasha kuzamura ubudahangarwa bwawo, immunity yawo ikazamuka, defense y'umubiri ikamera neza. Icyo nicyo twita ubudahangarwa, n'uburyo umubiri ukoresha wirinda unarwanya ibishobora kuwinjirira, ariko umubiri ubwawo ushobora no kwirwanya ukavamo gukora zimwe mu ndwara cyangwa bimwe mu bibazo nk'amakanseri amwe namwe agaturuka ku mikorere mibi y'umubiri. Aho rero niho dukeneye ko immunity cyangwa se bwa budahangarwa bumera neza, buba buri kuri gahunda, buba muri systeme yo gukorana n'umubiri mu buryo buri bwo. Niho uzasanga akenshi mu gihe ubudahangarwa bwacu butameze neza, umubiri ushobora kurwaragurika, ariko ubwawo ukanirwanya, ugakora icyo bita autoimmune disease, kubera ko abasirikare bawo badafite gahunda, batari kuri gahunda neza, bityo bigatuma umubiri wivumbagatanya, ukaba wakora nk'amakanseri atandukanye nta yindi mpamvu yabiteye, ahubwo byaturutse ku ntege nke z'umubiri, byaturutse ku mikorere mibi ya bwa budahangarwa. Aha rero niho dukenera ginseng by'umwihariko kugira ngo ubudahangarwa bw'umubiri wacu buzamuke, ubudahangarwa bw'umubiri wacu bukomere, bugira ubushobozi bwo kugira gahunda, bwo gukora neza, bwo gukorana n'ibindi bice by'umubiri mu kuwurinda, yewe no mu kuwuha ubushobozi bwo kwirinda indwara, yewe no gufasha umubiri kuguma kumera neza, ntiturwaragurike, ntitwandure indwara zitandukanye, bityo bikadufasha guhora tumeze neza. Kandi ginseng ikenewe by'umwihariko n'abantu bafite ibibyimba, yaba ari ibibyimba bino bigaragara mujya mubona bibyimba byo bita benign cyangwa se benigne, ibibyimba bigaragara, ariko inakenewe by'umwihariko n'abantu bafite cancer, abantu bafite icyo bita malignant cyangwa se les tumeurs malignes. Ubwo bwoko bw'utubyimba tutahita tugaragara cyane cyangwa tutabyimba ngo tube twameneka gihishe, ubwo ni ubwoko bw'utubyimba tubi cyane twibasira abantu mu bihe runaka, bikaba ari utubyimba dukomokaho cancer, kuko iyo cancer bivuga ubundi proliferation anarchique de cellules, cyangwa se gukura by'akavuyo k'uturemangingo, ariko ntidupfe ngo tuveho dusimburwe n'utundi, ahubwo tukaguma dukura, bityo tukaba twagenda dufata n'ahandi naho tuhangiza hahinduka ibibyimba. Iyo niyo cancer. Iyo cancer cyangwa se uku gukura k'uturemangingo mu buryo bw'akavuyo, mu buryo budafite control, mu buryo umubiri udashobora gukontora cyangwa se ngo bihagarike bikureho twice dupfe, ubundi uturemangingo tw'umubiri turakura tugasaza tugapfa, hakaza utundi. Rero itwo ngutwo iyo dukura mu buryo bw'akavuyo ntabwo tuvaho
bityo hagenda haziraho utundi bigatera twa tubyimba, bigatera ya mikurire y'uduserire bitari byo, bigatera kanseri cyangwa bigatera ububyimba, bityo bikabuza imikorere myiza y'ice runaka, bityo bikagenda bijyangiza n'izindi cyangwa se n'izindi serire z'ingenzi zari zifite ubuzima zikananirwa gukora akazi kazo, bityo igice runaka cy'umubiri kikananirwa gukora, bikagenda byangiza n'ibindi bice. ari naho kanseri igeze umuntu ho kumwica, nuko igenda ikwirakwira ikagenda ifata ibindi bice bifite akamaro gakomeye ku mikorere y'umubiri wacu. Ibyo bice bikatangira kugenda binanirwa kubera ko utunyangingo n'uturemangingo twatwo tutari kubasha gukora neza, bikajyana rero ku kwangirika kw'ibice bitandukanye by'umubiri, kw'ibice bifite ubuzima ku mubiri wacu, by'ibice byakagombye kudufasha kumera neza, bityo byamara kunanirwa gukora ukananirwa kumera neza, ukananirwa guhumeka, ukananirwa se gukora neza ku mutima, umwijima se ukananirwa gukora neza, iterisi ikangirika, bikangiza n'ibindi bice byo mu nda, amarase, kanseri yo mu mara, amara akangirika agahinduka ibibyimba, y'igifu se, y'ubwonko se, y'ibihaha n'ibindi bice bitandukanye bishobora gufatwa na kanseri. Yewe niyo mu maraso ibaho septicemia cyangwa leukemia. Izo kanseri zitandukanye gukwirakwira kwayo, iyo metastasis, nibyo bitangira kugenda byangiza ibice byose by'umubiri, umuntu agapfa. Rero ginseng ibuza uko gukwirakwira no kwirema kutwo turemangingo dutera kanseri, bigatuma utukuze udushaje tuvaho hakaza utundi dushyashya, bityo ugakomeza kumera neza n'ubudahangarwa bwawe bukagumya kumera neza, nturwaragurike kandi nturware indwara z'ibibyimba n'amakanseri. Kandi ginseng ni nziza cyane ku bantu bari ku miti, nk'uko twabibasobanuriye, abantu basanzwe bari ku miti ya kanseri. Niba warabazwe ibere ukaba uri ku miti runaka, niba se barashirije ahantu runaka, ukeneye gukoresha ginseng kugira ngo ubudahangarwa bwawe, kugira ngo umubiri wawe ugarukane imbaraga, ugarukane gukora neza kandi ukire vuba. Kuko ginseng ifasha abantu bari muri icyo cyiciro cy'ubuzima, abantu bari kuri iyo miti, abantu basanzwe hariyo bafata, abantu basanzwe bakoresha ubwo buryo bundi bwo kuvura kanseri, nta kibazo kirimo gukoresha ginseng ukoresha niyo miti, dore ko bizamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe, bigatuma umera neza, bigatuma ukira vuba, ya kanseri ikaba yakira, ntikwice, ntiguhitane, ntikumugaze cyangwa ngo ikugire nabi kurushaho. Kandi ni nziza ku bantu bazahajwe n'uburwayi butandukanye, dore ko ituma bazanzamuka bakongera gusubirana imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'imikorere myiza muri rusange, ndetse ukongera ugasa neza, ukamera neza, kwa kundi waragiye ukaba nabi, ugahindana, uruhu rugahinduka, umusatsi ugapfuka. Ginseng ituma umubiri wongera kugarukana ubushobozi bwawo, ubushobozi bwo kongera kurema ibyo bita tissu cyangwa se ibice bitandukanye by'umubiri, bikongera kumera neza, umusatsi ukongera ukamera, uruhu rukongera rugasa neza, ukongera ugasubirana imbaraga. Kandi ginseng ni nziza cyane cyane ku bantu bafite ubudahangarwa buri hasi buterwa n'uburwayi bwa HIV/AIDS, sida ni imwe mu ndwara immunodepressive cyangwa se ni imwe mu ndwara zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri, bityo ubudahangarwa bwawe uko bugabanuka bikajyana ku burwayi bwa sida rero ikarangwa n'indwara zitandukanye, ibyuririzi bitandukanye bishobora gufata igice runaka cy'umubiri bitewe n'ahafite intege nkeya biturutse kuri bwa budahangarwa bwahungabanye. Rero mu gihe cyose waba ufite ubwandu bwa sida, waba waragize ibimenyetso waba utaragira ibimenyetso, ukenera ginseng kugira ngo wongere kuzamura ubudahangarwa, kugira ngo ubudahangarwa bwawe bumere neza, babasirikare b'umubiri wawe bongere bazamuke, CD4 zongere zimere neza, hanyuma bitume wongera kumera neza, bitume wongera kumera nk'umuntu muzima, dore yuko ginseng izamura vuba cyane ubudahangarwa bw'umubiri. Mu bushakashatsi bwagaragajwe kuva mu myaka myinshi yo kumenyekana kwa ginseng, bwagaragaje yuko nyuma yo kunywa ginseng, nyuma y'iminsi 2, nyuma y'iminsi 3 umaze kuyinywa, ubudahangarwa bw'umubiri buhita buzamuka vuba, bigatuma umubiri ubasha guhangana n'indwara zitandukanye. Kandi ginseng ni nziza cyane ku bantu bahura n'ikibazo cy'umunaniro ukabije, chronic fatigue, biturutse ku mpamvu zitandukanye, byaturuka ku gukora imirimo myinshi cyangwa kuri bwa burwayi butandukanye butuma umubiri wawe unegekara ukagira intege nkeya. Ginseng ituma umubiri wongera kuzamura ubushobozi bwawe. Rero nkuko nabibasobanuriye, ni imwe muri product zizwi ku ruhando mpuzamahanga, ni imwe muri product zimaze imyaka myinshi, dore ko ikomoka ku giti bita ginseng. Ginseng ubundi ubwayo iteye nk'umuntu, ifite ukuntu imeze, ifite umutwe, igihimba, amaboko, amaguru, kandi ikikomporota cyangwa ikenda gusa n'ibice byose by'umuntu, yenda gusa nk'umugore, nanone ikenda gusa mu misusire yayo, mu miterere yayo, nubwo ari ikimera. Rero
mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa kuva mu myaka 5000 bishize bayifataga nk'ikimera cy'igitangaza Imana yahaye isi kifasha umuntu cyangwa gishobora gufasha umubiri w'umuntu gukira indwara zitandukanye, guturuka ku mano kuzageza ku musatsi cyangwa guturuka ku musatsi kuzageza ku nzara, gishobora gufasha umubiri w'umuntu guhangana n'indwara, kuwongerera imbaraga, kuwutsindira indwara zitandukanye, bityo bigatuma umubiri ushobora kuba saved, ushobora kwirinda kwangirika, bishobora kurinda gupfa cyangwa kurwara, bityo bakayifata nk'igiti cyangwa nk'ikimera cy'igitangaza. Dore yuko ginseng bayikoramo imiti myinshi, atari uko bishingiye gusa aho ikomoka, kuko ginseng ubwayo mu miterere yayo ifite intungamubiri zitandukanye zirimo imwe mu masida amine cyangwa se mu byubaka umubiri, mu birinda ndwara, yewe no mu biterambaraga. Bityo ginseng ikaba izwi ku ruhando mpuzamahanga mu gufasha kuvura indwara nka kanseri, muri kwa kuzamura ubudahangarwa, yewe no mu gukemura ibibazo bitandukanye, yaba ibibazo byo mu nzira z'ubuhumekero, ibibazo by'ibice bitandukanye cyangwa inyama zitandukanye zikomeye mu mubiri w'umuntu, umutima, umwijima, impyiko, yewe ikanafasha by'umwihariko ubwonko kumera neza, ariko cyane cyane ikaba ifitweho umwihariko wo kuzamura ubudahangarwa no kurwanya amakanseri. Bityo ni nziza ku bantu mu by'ukuri bafite immunity itandukanye cyangwa se ifite ibibazo, ku bantu bato no ku bakuru. Gusa ku bantu bafite umuvuduko ukabije w'amaraso ntago bari recommended gukoresha ginseng. Kandi nanone ginseng ushobora kuyirinda cyangwa kureka kuyikoresha mu gihe ufite icyo bita hypersensitivity, mu gihe umubiri wawe itakugwa neza mu gihe uyikoresheje. Ariko ginseng muri rusange nta ngaruka mbi igira kuyikoresheje, kandi ni nziza ku bantu bose cyangwa se ku bantu bose bayemerewe, cyane cyane abantu bafite uburwayi bwa kanseri, ku bantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubudahangarwa buri hasi, abantu bafite indwara ya HIV AIDS sida, abantu bafite kanseri ya prostate, abantu bafite kanseri y'ibihaha, abantu bafite kanseri y'inyama zitandukanye zo mu nda, impyiko, umwijima, igifu, amara, abantu bagira intege nke z'umubiri, cyane cyane nko ku bantu sportif bakora kumva ari stressé, cyangwa se abantu bakora imirimo myinshi cyangwa barwaragurika bagahorana umunaniro. Abantu bakeneye gukoresha ginseng dore ko ifite akamaro ko gukemura ibyo bibazo by'intege nke zihoraho. Ariko kandi nazwiho ubushobozi bukomeye mu gufasha abagabo kongera imbaraga zo kubaka urugo, dore yuko yongera ubushake, ikongera n'imbaraga muri icyo gikorwa, kandi ubwayo ni nziza, ubwayo ni naturel, ni umwimerere, dore ko ufite ibirango by'ubuziranenge by'ibigo mpuzamahanga, bayemera nk'umuti kandi nk'inyunganiramirire mwimerere ikomoka ku bimera, ikaba iri accredited n'ikigo mpuzamahanga cy'Abanyamerika kitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti bita FDA, Food and Drug Administration, kandi ikaba inizewe n'ibihugu by'Abarabu n'ikigo cyabo gishinzwe kugenzura nyine ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti bita halal. Yewe inubahiriza cyangwa se ikurikiza ibipimo mpuzamahanga mu gukorwa nka GMP, HACCP, yewe na ISO. Rero ginseng ni product nziza, iri standard ku isi hose, irazwi, irakundwa. By'umwihariko ginseng igurwa na Greenwood International, iri concentrated kandi iri effective cyane. Abantu twayihaye, abantu bayikoresheje baduha ubuhamya butandukanye bw'uko yabafashije, bikabakorera ibitangaza, kuko bari bafite ibibazo bitandukanye, ariko benshi bagiye babona good results, bagiye babona umusaruro mwiza wa ginseng. Rero ni byiza kandi birahagije gukoresha hagati y'akanini kamwe kugeza kuri 2 inshuro imwe kugeza ku nshuro 3 ku munsi, bitewe n'icyiciro cy'imyaka n'uburwayi. Ginseng igatanga umusaruro uhagije, igizwe n'utunini 30, buri kanini kamwe ubundi kaba gafite 350 mg. Rero ukoresheje ginseng guhera ku minsi 2, mu minsi 3 watangiye kuzamura ubudahangarwa bwawe, n'uvuga ngo watangiye kubona n'umusaruro mwiza wo kuyikoresha. Ginseng rero ni nziza, buri wese arayikeneye. Mwibuke gukora share, mwimenyesha abantu benshi, dore ko uburwayi nk'amakanseri, uburwayi bwo kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri ni bumwe mu burwayi buhangayikishije isi, ni bumwe mu burwayi abantu benshi baba baraburiye igisubizo. Ariko mu gihe wakoresheje ginseng ku gihe, bigufasha gukira vuba, bigufasha kumererwa neza, bigufasha guhangana n'iyo ndwara, ikaba itaguhitana imburagihe, ikaba itakuzahaza mu kukubabaza, dore ko kanseri ibabaza mu buryo bwayo bwihariye, iraryana cyane.
mu by'ukuri umuntu wese dukunda twamwifuriza kandi twamusabira ku Mana tunafatikanyije mu bushobozi bwose icyo wakora warinda umuntu kuba yazarwara kanseri. Mwibuke yuko kwirinda biruta kwivuza. Kanseri hari izo tugomba kwirinda, cyane cyane twirinda gukoresha ibintu byose bishobora kutuzamurira ibyago byo kuba twarwara kanseri, nko kunywa itabi ni bimwe mu bintu bishobora kuzamura ibyago byo kurwara kanseri, kunywa inzoga nyinshi cyane zikomeye bishobora kudutera kanseri zo mu nzira y'igogora, mu kanwa, mu mihogo, ururimi n'ibindi. Itabi ritera kanseri yo mu nzira z'ubuhumekero, mu bihaha n'ahandi. Kandi nanone kurya ibintu biri processed cyangwa se byo mu nganda igihe cyose kenshi nabyo si byiza. Guhumeka umwuka mubi, kuba ahantu habi hari pollution nabyo si byiza, biri muri risk factors zatera ibyago by'amakanseri atandukanye. Rero kwirinda kanseri ni byiza kuruta kuzivuza. Tubibutsa yuko gukoresha ibintu biri naturel, gukoresha imiti nka ginseng mu kurinda kanseri, dore ko ikomoka ku bimera, byagufasha kwirinda, byanagufasha guhangana na kanseri zitandukanye. Tubibutsa ko kurya imbuto ziri fresh, imboga ziri fresh, umwimerere, zisaruwe neza ku gihe, kunywa amazi akwiye, gukora imyitozo ngororamubiri, kuruhuka neza, ari bimwe mu bishobora kudufasha guhangana no kwirinda indwara zitandukanye zirimo izinegekaza umubiri nk'amakanseri. Rero mukore subscribe kuri Horaho Life Channel, mujye mubona amakuru yacu ku gihe. Turabashimiye, turabakunda cyane. Mwibuke ko dukora kwa Rubangura muri etage 3, umuryango 302. Mudushaka mwahagera tukabafasha. Ikindi mwana duhamagara kuri 0788698813. Turabakunda, murakoze cyane.